Yo broski, huyu ni B1 promoter. Iyi ni Truth TV Rwanda, kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi, kubera yuko Truth TV nkwegeranyiriza amakuru yo muri showbiz, amakuru taruzi, ama operation yatandukanye. Uyu munsi dufite operation studio yarahombye, by'umwihariko ariko mbere yuko dutangira operation studio yarahombye, turaza kunyura kuri King James. Ati buriya King James rero, umwe mu ba influencer yagiye arandika ati dukora iki kugira ngo King James yashaka umugore koko. King James rero ni umwe mu bahanzi beza u Rwanda rufite, ni umwe mu bahanzi bafite indirimbo ziririmbwa kuri Saint Valentin, ariko nanone mu myaka myinshi King James niwe muntu tutazi umukunzi we. Ni umwe mu bagabo rwose utapfa kumenya ibye, kuko gutegereza yuko King James azarongora vuba biragoranye nko gutegereza yuko Papa Sava azarongora. Rwose ni ibintu bizafata igihe, ariko King James rwose nawe kubita agashyi umaze gusaza, dore uruhara rwaje. Niyo mpamvu Truth TV tukubwiza ukuri, ariko tuzashakana nimero yawe King James tunakuganirize, kubera yuko muri iki kiganiro tugiye kuzadufata amanimero y'abahanzi tubaganirize. King James rero uratahiwe kuganira na Truth TV by'umwihariko, kubera yuko uri umwe mu bari legend mu muziki nyarwanda, uri umwe mu bagabo bafite ibikorwa bikomeye. Hakaba ari niyo mpamvu King James tuzakuganiriza, ariko gira wikubita akanyafu. Uri umwe mu bahanzi rwose dutegerejeho kubona igikwe cyabo King James. Ndi makuru ya entertainment rero, ni ubukwe bwa Kiramani mu cyumweru gishize yakoze ubukwe, yasezeranye imbere y'amategeko na Shemusa we. Ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye, ba Nyambo, ba Mitsutsu, ba Nsabi, banasanzwe bafatanya gukina filime. By'umwihariko rero urumva ko Kiramani yaravuze ati reka mfatishe Shemusa wanjye ku idarapo, ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane. Ari nayo mpamvu nyine twabonye ubukwe bwabo bwiza, bambaye neza cyane. So ino industry rero by'umwihariko murumva ko muri iyi minsi iri gukorwa n'abagabo b'intarumikwa, abagabo bafite gahunda. Ntago ino industry yo mu Rwanda, ino entertainment yo mu Rwanda ntago igikora inzererezi, kuko niba dusigaye tubona buri munsi abasitari bakora amakwe. Ngira ngo muri uku kwa mbere twabonye amakwe agiye atandukanye, ba Keniso bararongoye, tubona ba Muyango na Kimenyi bakoze mariage. So ni ikintu cyiza rero, ariko nimwibagirwe ko tugiye kujya muri operation studio yarahombye. Operation studio yarahombye rero turayigarukaho rwose, reka tube tuyibikiye tubanze tunyere no mu yandi makuru agiye atandukanye. Bruce Melody yujuje miliyoni y'aba followers kuri Instagram. Ibi bivuze iki? Ibi bivuze neza yuko Bruce Melody atsibuye akanyafu The Ben, Bruce Melody atsibuye akanyafu Meddy, Bruce Melody atsibuye akanyafu buri muhanzi nyarwanda, kubera yuko Bruce Melody niba batanze kuzuza miliyoni y'abamukurikira kuri Instagram, bivuze neza ko abayoboye. Ibyo ngibyo byo tubyemere, kubera yuko Bruce Melody muri iyi minsi ari no kuri hit iteye ubwoba. Ejo bundi yararimo akera The Ben, ati bahuriye muri Rwanda Day, The Ben aramuhobera ngo yanga kumurekura. Bruce Melody yego ni umustar, ariko nawe muri iyi minsi hari ukuntu rwose hari ukuntu mu kuvuga yirekura arirekura akaganira rwose. By'umwihariko Munyakazi nyine nta nubwo twabimurenganyiriza. Ibi ngibi yabyamamariyemo rwose. Yarongera aravuga ati mbere ya beef yanjye, cyangwa se mbere yuko dutekura njye na The Ben, The Ben yari yarazimye. Ariko nanone wabyitegereza ukabona ibyo Munyakazi avuga bifite ishingiro. Dukomeje amakuru yacu rero, Muyango Claudine na Kimenyi Yves nibo batsindiye umunyenga wa kajugujugu kuri Saint Valentin. Nyuma yo gutsinda abo bari bahanganye barimo couple Nishimwe Naomi n'umukunzi we Michael Tesfa.
Muyango rero na Kimenyi Yves nk'uko nyine ndi kubikubwira batsindiye umunyenga wo kuguruka muri kajugujugu bari bahatanye mu marushanwa. Irushanwa ryari ryarateguwe na sosiyete y'Akagera Aviation ari nayo izatangiye indege bazagurukamo. By'umwihariko rero urumva Kimenyi Yves na Muyango Claudine batangiye umwaka birira n'umunyenga wa Saint Valentin mu kwa mbere kugitangira. Murabizi neza yuko bari baranakoze n'ubukwe. Urumva rero bagiye gukomeza kurya ukwezi kwa buki, ibintu biri ku murongo rwose. Kimenyi Yves wibitseho Muyango we, couple nziza cyane, couple y'abastari rwose bakeye cyane. By'umwihariko rero bagiye gukomereza umunyenga wabo muri kajugujugu. Ayo namwe mu makuru tuba tugenda tubanyuriramo. Andi makuru ya entertainment rero, iserukiramuco rya Kigali Trenia rigiye kubera i Kigali ku nshuro ya mbere. Umujyi wa Kigali ugiye kwakira iserukiramuco mpuzamahanga ryiswe Kigali Trionia rigiye kuba ku nshuro ya mbere, rizahuza abahanzi barenga 200 baturutse mu bihugu 25 byo ku isi. Iri rushanwa rero, iyi ni festival nyine igiye kubera mu Rwanda, ikaba izitabirwa n'abahanzi benshi bagiye batandukanye. Abahanzi barimo nka Mani Martin wo mu Rwanda niwe nshobora kuba nabashije kumenya. Aya marushanwa kandi iyi nyigo yatangijwe n'umugabo ukomeye cyane, umugabo uhagarariye umujyi wa Kigali. So reka tuyitege rero kubera yuko agiye gutangira vuba cyane nuko mbagira ngo tubanyuriremo, kubera ko iyi ni EP ya mbere tuza tugenda tubakora follow up ku nkuru tuba twagiye tubategurira. Reka dutegereze iyi festival rero igiye gutangira hano i Kigali mu minsi mike. Producer Pastor P aravuga ati Jay Polly yoroshyaga akazi. Producer Pastor P yavuze uburyo nyakwigendera Jay Polly yoroshyaga akazi iyo babaga bari muri studio bari gukora indirimbo. Uyu mugabo wari watumiwe muri Jen's Comedy Show mu gice cya Meet Me Tonight yabajijwe umuhanzi yaba yarakoreye indirimbo atamuvunnye, avuga Jay Polly ufatwa na benshi nk'umwami wa rap mu Rwanda. Pastor P yavuze ko ajya kumukorera indirimbo yitwa Mu Gihirahiro, we yamusabye gusa ko yamubonera umuhanzi Priscilla kuko we yari asanzwe amukorera akamuririmbira muri chorus. Uyu mugabo yakomeje avuga ko mu gukora iyi ndirimbo Jay Polly yaje ayizi yose, aririmba kuva itangiye kugeza inasoje, ku buryo ikorwa ryayo ryamutwaye isaha imwe gusa, ariko ikaba imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane z'uyu mugabo. Pastor P rero mu by'ukuri arashimangira ko Jay Polly ari umuhanzi woroshyaga akazi, kandi kuko Jay Polly nibyo, Jay Polly yumvaga hip hop, akaba ari nayo mpamvu asobanuye ko uyu mugabo ari legend mu muziki wo mu Rwanda, nubwo yatabarutse ariko na n'uyu munsi aracyari legend. Aya ni ya makuru rero mba naguteguriye, ni ya makuru mba nakwegeranyirije. Pastor P nyine by'umwihariko arashimangira neza yuko Jay Polly ari we muhanzi hano mu Rwanda woroshyaga akazi ku ba producers no muri studio. Ati buriya ntabwo hatindaga, yazaga azi icyo aje gukora. Hano hari ifoto yasohotse ya Kenny Soul ari kumwe na Element, ari kumwe na Kevin Kade na Chris Easy. So ni ifoto rero biri guhwihwiswa neza yuko aba bagabo bashobora kuba bamaze iminsi muri studio barimo barateka ikintu, barimo barateka indirimbo ikomeye cyane. So reka tubyitege rero namwe mu mabanga mbabibiye nyine ku muntu ukurikirana kino kiganiro cya Truth TV Rwanda, ukurikirana operation, nzajya ngenda mbakaragamo n'utundi tuntu dushyashya, utundi tuntu tw'ubwenge, utundi tuntu twibanga, ariko nanone muzajya muvuga ati B1 promoter dutayemo agatips ku munsi. Rero iyo ndirimbo muyitegereze ya Kevin Kade, Kenny Soul, Juno, Element na Chris Easy, rwose iyo ngiyo yo muyitegereze gato cyane.
Ikindi kintu twarebaho ni imyambarire y'umuraperi Kanye West muri Amerika yaserukanye ubwo yajyaga kureba umukino wa Super Bowl ikipe ya Kansas City yatsinzemo San Francisco. Rwose uwo bita Kanye West yagiye yambaye nka bad boy, na maske, yafunze ahantu hose. By'umwihariko nyine iyi ni Truth TV Rwanda, we jya ukora subscribe tugutema ama tips nk'aya ngaya. Kanye West rero ufite brand imeze nabi cyane, Kanye West ufite brand iteye ubwoba. Imyambarire ye muri iyi minsi yibazwaho cyane ku isi hose, ariko abanyamerika nyine murabizi no gutungurana n'ibikabyo byabo no kutwereka indi shusho, ni ibintu bikomeye cyane kandi birasa nk'aho ariko bamenyereye nyine batumenyereje. Uwo ni Kanye West, umuhanzi Asha wari utegerejwe na benshi mu gitaramo cya Super Bowl half time show. Yahanyuranye umucyo nubwo ibyuma bitamubaniye, ndetse abafana be bagatungurwa no kubura Justin Bieber. Uyu muhanzi Asha rero muri Super Bowl half time show, uyu ni umwe mu bahanzi rwose bakoze stage nziza, ariko nanone ibyuma biza kumutenguha. Ariko Asha ngira ngo nyine aracyari wa muhanzi mwiza, wa muhanzi tuba dutegerejeho stage nziza, n'ubundi niko akibikora. Ahubwo twakifuza ati abantu mutegura ibitaramo hano mu Rwanda muri East Africa, mujye mureba n'aba bahanzi b'aba legend. Sinzi ko utumiye Asha hano mu Rwanda igitaramo cyawe cyahomba, ntabwo bishoboka. Umuntu w'umuri legend nk'uyu nguyu kumutumira bivuze ko byonyine kumuzana kuri ubutaka bw'u Rwanda, waba utumiye Afurika yose, waba utumiye isi yose muri rusange, yaba n'ishusho nziza yo kwamamaza brand ya Visit Rwanda. Gutumira umuhanzi Asha, gutumira abahanzi barimo nka Chris Brown, nubwo biba bitoroshye gutumira abahanzi barimo ba Lil Wayne, ntabwo ari ibintu biba byoroshye habe na gatoya, kuko yaba byoroshye tuba twarabonye umwe muri abo, nk'uko twabonye Shaggy aza hano mu Rwanda, nk'uko twabonye Sean Kingston ahaza, uhaherutse ni Kendrick Lamar, uhaherutse ni Kendrick Lamar. So rero abategura amarushanwa, icyo kintu mujye mukirebaho. Reka tugaruke no ku nkuru y'umugabo bita Ali Sudi. Aragira ati mwarakoze cyane, Rwanda Day after Party Kigali to Washington DC byari uburyohe. Yari arimo arashimira rero abahanzi batandukanye barimo ba The Ben, harimo abantu benshi bitabiriye Rwanda Day, harimo ba Scovia, harimo ni benshi. Akomeza agira ati aho bitagenze neza kandi dusabye imbabazi, nanone kandi ubutaha bizaba ari fayabani kurenza. Uyu Ali Sudi rero ni umwe mu bagabo bakomeye muri industry yo mu Rwanda, ni umwe mu bapromota bubatse izina hano mu Rwanda, ni umwe mu bapromota bakomeye. Sinzi ko atari nawe wa mbere, sinzi niba namwe mutanga ibitekerezo, ariko Ali Sudi ni umwe mu bapromota ba hano mu Rwanda ba mbere bakomeye, ni umwe mu bapromota barwaniye intambara game ya music, kubera yuko na n'uyu munsi Ali Sudi nubwo akiri muri Amerika yanze kuba nk'ababandi bagerayo bagahugana na business, bakajya muri business cyane bagasiga entertainment. Ali Sudi niyo mpamvu ni muzehe wa kazi, na n'uyu munsi aracyadukoma kuri mike. Ntago itangazamakuru cyangwa se ibijyanye no kuba promota ntago Ali Sudi yabireka. So rero yashimiraga abo bagabo barimo ba Mugisha Benjamin aka The Ben, ashimira abantu barimo abitabiriye Rwanda Day, ni benshi ba Rutijo, ni benshi bitabiriye Rwanda Day nyine nkuko namwe mubizi. Ali Sudi rero reka tumuveho, washimiraga aba bantu bose bitabiriye Rwanda Day muri Amerika. Dira amafoto ngayo ngira ngo muragenda muyabona. Turajya kuri operation rero, studio yarahombye, turebe ngo bimeze bite ubundi. Iyi operation rero biragusaba kuba wabanza ukicara rwose ukayumva neza, ariko mbere yuko tuyijyamo reka tubanze turebe
iyi nkuru ya Cindy aho yifatiye ku gahange Kenzo amwita injiji, ariko by'umwihariko turaza kumenya ikibazo bapfa, akaba ari nayo mpamvu turi kugerageza kuvugisha abanyamakuru ba Truth TV Rwanda baherereye i Kampala. Niyo mpamvu nakubwiye ngo iki kiganiro tuzajya tumena umuceri, nduzi ko ariko byitwa muri iyi minsi ngo nukumena umuceri no gukubita hasi amabanga yose, ariko noneho nyuma yo gukubita hanze amabanga yose tugiye dufite n'abanyamakuru bo muri East Africa. Niba ari muri Kenya tuzajya tubagezaho inkuru yaho, duhamagara umunyamakuru wa Truth TV muri Kenya tumubaza ati Khaligraph Jones igitaramo yakoze, abantu baharwaniye, inzoga zahanywerewe, byari byifashe gute, abashe kuduha ishusho y'abasitari bo muri East Africa. Dufite n'abandi banyamakuru i Bugande tuzajya duhamagara tubabwira ati Cindy, Kenzo bari gupfa iki, bimeze bite. Dufite n'abandi banyamakuru i Bujumbura. Ndakubwira ngo East Africa tuyifite mu biganza, akaba ari nayo mpamvu nkubwira ati we kora subscribe tujye dukora ama operation, kandi ama operation yacu nakagucika. Tugiye kuri operation rero studio yarahombye. Operation studio yarahombye turaza kuyitangirira ku mwinfluencer kuri Twitter, uburyo yanditse. Uyu mwinfluencer yagiye arandika ati Ama-G The Black yagurishije inzu ye y'i Kanombe kuri $30,000,000, ashingamo studio ku Muhima irahomba, ajya gutura ku Ruyenzi. Umugore we wa mbere baratandukanye, ari kubana n'umugore wa kabiri. Mu yandi magambo umuziki ntiwatunga nyiri kuwukora. Uyu ni umwinfluencer kuri Twitter yajya arandika ati Ama-G The Black yarahombye. Uyu mwinfluencer aba afite amakuru, akaba ari nayo mpamvu twavuze ati nta nduru ivugira ubusa imusozi. Uyu mwinfluencer ntabwo yagarukiyeho gusa, uyu mwinfluencer yakomeje, reka nze mbibarebere rwose nge mba nabyegeranyije. Uyu mwinfluencer arongera ati ngo Rwandan hip hop irimo umuvumo, si gusa Ama-G The Black biravuga ko nyuma yo gutandukana n'uwo bashakanye n'inzu yayigurishije. So reka turekeraho. Iyi ni operation studio yarahombye. Ama-G The Black wagurishije inzu y'i Kanombe agashinga studio igahomba, akajya gutura ku Ruyenzi. Aya makuru ngewe kugira ngo duce impaka, ino ni episode ya mbere. Muri episode ya kabiri ndahamagara Ama-G The Black mu by'ukuri tumubaze ese aya makuru ari kuvuga ko yaba yaragurishije inzu y'i Kanombe niyo. Turaza guhamagara n'abandi bantu, turashaka nimero, turashaka gushyira umucyo muri aya makuru ya showbiz, kuko abapromota benshi uretse nkaba ari sudi baba basaziye muri game bavuga ukuri, ushobora gushaka ukuri ukakubona, ariko muri iyi minsi abapromota bavuga ukuri ni bakeya. Niyo mpamvu ugomba gukora subscribe kuri Truth TV Rwanda, ukajya wikurikirana amakuru, ukajya ukurikirana ama operation. Akaba ari nayo mpamvu tugomba guhamagara Ama-G The Black akatwihera amakuru atariho ivumbi, tugahamagara Skyto nabonye watangije kwicaza abantu bakiga, nawe akatwihera ubwino bwe, urumva. Ariko Truth TV Rwanda ngira ngo murabizi iyi programme yo kwicaza abahanzi, cyangwa se iyi gahunda yo kubwira abahanzi ati mwarabyibagiwe mugaruke muri game, murabizi tuyimazemo imyaka igiye kuba 2, sibyo? Jya kuri channel ya Truth TV Rwanda urebe ibiganiro twagiye dukora, turabura abahanzi ba Meddy bose twarabarabuye basura muri studio. Akaba ariyo mpamvu rero tugomba gushaka ubwino bwa Ama-G The Black, uku kugurisha inzu, uku gutandukana n'umugore we wa mbere, ariko ibyo byo bimaze n'igihe. Ubu ngubu ngari kuba n'umugore wa kabiri, kandi ngo bari kuba ku Ruyenzi. Ibi rero Ama-G The Black niba ageze kuri uru rwego, n'ukuntu twamufataga nk'umuraperi w'ibitekerezo, akaba ari umuntu wagurisha inzu, kagura studio,
ni ibintu bigoye ariko kora subscribe. Ndakubwiza ukuri ko ibi ngibi tugiye kujya tubishakira umwanya, duhamagare, dushaka amakuru, duhamagara aba bahanzi tubashyire live. Akaba ariyo mpamvu episode ya mbere tuyishoreje hano kuri operasiyo. Studio yarahombye, Ama G The Black rwose miliyoni 30 yagurishemo inzu ngo yashinzemo studio zirahomba. Ibyo rero tugomba kwibariza ubwino nyirukuri, tugomba kwibariza amakuru nyirizina, tutazatugendera mu kigare, tutazatugendera mu kintu cy'igihu batufera batubeshya. Akaba ari niyo mpamvu iyi ni Truth TV Rwanda, ntibazakubeshye ngo hari dish channel yaguha amakuru nkayo twaguha. Hoya, hano dukubita amakuru hasi 100%, ubundi mwebwe nk'abakurikirana Truth TV Rwanda mukabasha kwiupdatinga amakuru. Iyi ni episode ya mbere. Muri episode ya kabiri tuzazana amakuru agiye atandukanye, tumenye ngo Ama G The Black koko nibyo, tuvugisha abapromota batandukanye ba hano mu Rwanda. Nababwiye ngo we kora subscribe, nicyo usabwa. Nge ndi B1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Ikiganiro nk'iki ngiki nakagaruka kubera yuko tuzatukigugezaho buri munsi, amakuru ya buri munsi kandi atariho ivumbi. Mwakoze cyane rero, kora subscribe kuri Truth TV Rwanda, ukore like, wandike na comment, utubwire ni iki kijya mbere, amakuru wayumvisha ute, utaha tukuzana inkuru yandi.